Yes tubahaye ikaze kuri Gospel 250 cyangwa se umuyoboro ukugezaho amakuru atandukanye by'umwihariko afite ahuriye na gospel cyangwa se ubutumwa bwiza butambutswa by'umwihariko ari ubasha kubatura abantu cyangwa se kubakura mu buzima bumwe ukabajyana mu bundi by'umwihariko abatarokotse cyangwa se abarokotse nabo baguye cyangwa se bakiri hasi kugira ngo bazanzamure by'umwihariko iyi Gospel 250 n'ikibereho kugira ngo tuganire ku makuru atandukanye ariko ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Ni byiza rero gukora subscribe nimba utarayikora ariko n'abayikoze reka tubashimire ati muri abantu b'abagabo cyane. Nivarere rero mubana hano kuri Gospel 250 garutse uyu munsi kugira ngo tuganire kuri iki kintu cyagaragaye ejo ku bukwe bwa Vestine cyangwa se Ishimwe Vestine umudamu wa Idrissa Ouedraogo. Hari benshi cyane rero bakize ko Vestine akiri umukobwa. Vestine ubu tayari ubu yamaze kuba umugore w'umugabo, ntabwo akiri umukobwa, ntabwo akiri bavuga mu buryo bwo ari bwo bwose umwigeme nibura umurundi ndetse cyangwa se nimba uko abivuga kose, ariko Vestine ntango akiri umukobwa ubu tuvugana yamaze kuba umugore w'abandi cyangwa se umugore wa Idrissa Ouedraogo. Hari benshi cyane babivuzeho mbere yuko ninjira mu nkuru yanjye, ni commentaire nyinshi zavuzwe kuri Vestine by'umwihariko bamuvugaho ibintu bitandukanye, ariko Uwiteka yabashije kumwigaragariza uyu munsi rero nyuma y'amagambo menshi cyane ari negative cyangwa se amagambo atari meza atashimishije umuryango we, kuko yari yarakoze umurenge cyangwa se yakoze umurenge n'uyu mugabo w'umunyaburkina Faso. Amagambo menshi aramuvugwaho bitari byiza biravugwa, abenshi batera commentaire cyane ku mugabo we bivugwa ko afite imyaka 40 akaba arusha Vestine imyaka yajya kuzura 20, nubwo bigaragara yuko nyine mu myaka 40 Vestine bikavuga ko afite imyaka 22 amurusha imyaka 18. urumva ko ni imyaka myinshi cyane. Rero byavuzwe reho byinshi rero bimuvugwaho by'umwihariko bamuvugaho ibintu bitari byiza cyane, ariko turashima Imana kubw'uyu munsi yuko nyuma y'umurenge agakora bride shower agasezera ubukobwa bwe cyangwa se ubukumi bwe, Imana yabashije kumuteza indi ntambwe agakora ubukwe bimwe cyangwa se zimwe mu nzozi za benshi mu bakobwa baba bafite. Ariko turashima Imana kubw'uyu munsi yuko wabashije kugenda neza. Nibyo turi bugarukeho cyangwa se tujye gutera commentaire ho gake ku byaranze ubukwe bwe, namwe mukabasha kubimenya abatari bahari cyangwa se abatarahigereye by'umwihariko abadukurikira aha kuri Gospel 250. Rero mbere ko ninjira mu nkuru yanjye ndagira ngo mbibutse uko ubukwe bwe bwabaye cyangwa se bubera ku murenge wa Kinyinya. Tuza kubona amafoto n'ibyo kuko byabaye ari surprise, tubibona gutyo abantu benshi bavuga amagambo akomeye baramusebya n'ibyo nabinyuzemo, ariko tuza kubona Murindahabi Irene cyangwa se manager wabo ushinzwe ubuzima bwabo bwa buri munsi cyangwa se ubareberera by'umwihariko aza gushira video hanze y'umurenge wabo. Tuza kubibona no biro official biva mu magambo y'ibitangazamakuru turabyibonera kuri channel ya Murindahabi Irene. Nyuma yaho rero abenshi bamutega iminsi ati se Vestine ubwo arabona azakora ubukwe n'uyu mugabo, ati Vestine ntiyaba akurikiye amafaranga akibagirwa yuko akiri muto. Ni byinshi byavuzwe sindi mu byinshi muri rero biri deep cyane, ndagaruka ahubwo ku bukwe bw'ejo, ubukwe bubereye ijisho, ubukwe bwabashije kwicaza imbaga nyamwinshi by'umwihariko mu miryango yabo uko ari bombi Idrissa Ouedraogo ndetse na Ishimwe Vestine. Ariko ubukwe bwagenze neza cyane pe, kuko bwari ubukwe bwiza bwari buteguye bubera ahantu heza ku Ntare Conference Arena, ndetse habereye dote, habaho no kujya gusezerana imbere y'Imana byo byakorewe hariya ku Ntare Arena, haza gukorerwa na reception ndetse ibyo gutwikura nibyo bitahabereye, ariko ntekereza ko babikoreye aho ba Vestine bari bagiye kujya gutura. By'umwihariko rero turagaruka kuri iyo ceremony cyangwa se ubwo bukwe bwa Vestine bwabereye aho ngaho ku Ntare Arena. Mu bukwe bwiza cyane bubereye ijisho cyane yuko bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo Chris Easy ndetse harimo n'abanyamakuru bagiye batandukanye ba Junior Giti na Reboyo, yose abasobanuzi nyine muri rusange baranga Giti Business Group, hazamo Anita Pendo ndetse n'abandi bantu benshi cyane bagiye bahaza. Numva ko yari show cyangwa se bwari ubukwe butangaje cyane muri rusange. Abantu bose rero bari bahaje baza muri rusange, harimo benshi cyane bari bateze amaso cyangwa se batari biteze ibyari bigiye kuhabera by'umwihariko bagatungurwa cyane no kubona, kuko
icya mbere cyabatunguye ni ukubona Idrissa Odragwa agenda neza yambaye sandari, kuko ibyamuvugwaho mu bitangazamakuru cyangwa se ku ma YouTube mbere nyine bavugaga ko ari ikimuga cyangwa se amugaye agenda acumbagira, ariko ni kimwe mu bantu bari biteze cyangwa se mu bantu bari biteze kureba umugabo wa Vestina neza nyine mu mitambukire ye, ariko turashima Imana yuko yabashije kugenda neza, by'umwihariko nubwo abenshi bari biteze ko yaba amugaye ariko baza gutungurwa cyane babona ari muzima cyane atambura neza cyangwa se agenda neza muri rusange. Baratunguwe abenshi nyine babibona uko mu by'ukuri ibyinshi ntabwo byari byitezwe, ariko baza kuza kugera gute kubibona, nuko rero bwari buryoshye cyangwa se bwari bumeze neza. Ariko ikindi kintu cya kabiri cyadutunguye cyangwa se tutari twiteze ni ukuvuga kuri Ntuza cyangwa se kuri ADEPR. ADEPR ntango yigeze ihaboneka. Bamwe mu babanaga na Vestina muri Gosheni kwaya cyangwa se muri korali ya Gosheni nta bigeze baboneka, hagaragaye abantu bake cyane bari muri ya korali cyangwa se muri Gosheni aho Vestina Dorcas babarizwaga mbere yuko bajya kwa Irene. Twaratunguwe rero tuza gutungurwa n'ikindi cya gatatu cyo kubona nk'abashumba bakuru cyangwa se ba ADEPR bigeze bagira bate bagaragara muri iki gikorwa. Turatungurwa cyane, iza kwibazwaho na benshi cyane, baza gutangara no kubona yuko ADEPR atari yagize gute yabasezeranyije nk'uko twari tuzi ko ari abapasitoro cyangwa se hari Rutayisire mushobora kuza kubasezeranya nk'uko abantu babivugaga, ariko tuza gutungurwa ari Pasiteri Mugisha Jackson ariwe wagize gute ubashije kubasezeranya. Batera itente aho cyangwa se baradekora, batera intebe hanze ahantu muri jaride imeze neza cyane rwose, barangije bagira bate barabasezeranya, Imana ibaha umugisha, ubundi imihango iguma gukomeza. Ariko mu by'ukuri abantu baratungurwa ati kubera icya ADEPR ikoze igikorwa nk'iki kigayitse itigeze yigaragaza aha hantu, cyangwa se tubone nibura basi ADEPR iza kugira gute guhesha umugisha Vestina nk'umwana wabo wakuriye mu itorero ryabo akaba muri Gosheni, ni gute itigeze igaragara aha hantu. Turatungurwa rero. Icya gatatu, reception ni naho yese ibera, habereye dote hasi hanabera reception, ubukwe bukomeza kugenda neza. Ariko murumva yuko ADEPR yakoze igikorwa kigayise tutashima. ADEPR nyuma yaho itagaragaye mu bukwe, ntiyabasezeranya. Mu by'ukuri ni igikorwa kigayise cyane. Uburokore bwaba butujyana hehe? Ngiye cyo ngarukaho ni ukugira ngo tunenge mu by'umwihariko ADEPR ni gute itabonetse ahantu ngo ishyigikire umwana wayo, umwana wavuye mu itorero ryayo. Iki ni igikorwa kigayitse kigayitse cyane. Namwe muratubwira muri komantere uko mubyumva, kubona ADEPR n'umushumba waho cyangwa se itorero rya ADEPR Musanze cyangwa se aho ba Vestina babarizwaga mbere yuko baza Kigali, kubera iki batigeze bagaragara aha hantu, batigeze baza nibura basi bashyigikira umwana, birengagiza ibindi bahaboneke. Ni igikorwa rero kigayitse cyane, by'umwihariko ADEPR n'ukuri bisubiraho kuba umuntu yarabandikiye cyangwa se akababwira yuko we yahindutse, akaba yarabashije wenda kugira indi myitwarire itandukanye niyo batizeraga ikazamo, by'umwihariko ADEPR yigaye cyane. Rero ni ikintu nagira ngo mbabwire, by'umwihariko kubapudetinga ku byabereye ku bukwe bwa Vestina, ariko by'umwihariko tunenga ADEPR cyane kuko yarahemutse cyane. Rero murakoze cyane kuri subscribe by'ubana natwe gatanu ku kandi, murakoze. Assurez-vous d'amener ce qu'il faut, voilà. Venez avec nous. Le moment que tu as attendu tellement longtemps, pour lequel tu as prié, que tu as désiré, tu t'es mis à genoux, tu as dit Dieu, vraiment il faut me donner. Là même il va te donner. Vestina mukobwa wanjye, Imana ikwishimire. Kandi intambwe muteye Uwiteka azayibayoboremo. Mbasabiye umugisha utagabanyije wa kibyeyi. Tera intambwe. Idrissa
Je vais tenir ces fleurs juste un instant. akira umugeni wawe On va vous laisser. uwiteka abaho umugisha murakagira inka urakoze n'abana urakabyara nshuti yanjye noneho MC Karambe karindwi. ye aba bana bari hariya bafite igaju ryiza ritanyoye mu karu Yego. umusaza wabo